Yemwe ba, nimuze hano mbatume kwa so wanyu bagabo. Aje turi hano ngaho dutume nyogoko. Ngaho ni mwende ibi birunge mubishyire so wanyu bagabo. Kandi mwirinde mu nzira hatagira uwasagarira akabibambura. Yego nyogoko. Ana, kanyagakuri yavuze ngo twirinde wadusagarira. Gusagarira bivuze iki? Wese wumva bivuga iki? Numva bivuga kutarangara cyangwa kutibwa. Ntabwo ari ibyo. Gusagarira abandi ni ukubagirira urugomo. Urugomo se byo bivuze iki? Badege we, ndumva ibyiza ari uko twaza kubaza data wacu bagabo, kuko wari mukuru yabiturusha. Shani, nibyo koko reka tuze kumubaza. Mwaramutse mwana we. Nyogokuru araho? Yego araho arakomeye. Gusagarira bisobanura iki? Ko mbere yuko tuba mu rugo nyogokuru yatubwiye ngo twirinde wadusagarira. Reka mbabwire inkuru yitwa kudasagarira abandi, muraza kumva neza icyo bisobanuye. Habayeho ishyamba ryitwaga Nzabwe, rikabamo inyamaswa nyinshi zitandukanye. Hakaba harimo umuryango w'inkende ukagira umwana wakundaga gusagarira abandi bana. Ariko ababyeyi bako gakende bagahora bakihanangiriza kudasagarira abandi, ariko ntikabyumve kagakomeza kubikora. Umunsi umwe karimo kagendagenda mu ishyamba, kabona abana b'agasamunyiga bari gukina. Iruhande rwabo hari ibiryo ababyeyi babo bari bagasigiye. Nuko kaza kuhagera kiba bya biryo kariruka, abana b'agasamunyiga basigara barira. Kageze imbere kabona abana b'inzovu barimo bakinira munsi y'igiti. Nuko kurira igiti
gatangira kubasagarira kabatera ibiryo kari kibye abana b'agasamunyiga. Byahera kari gutaha kabona abana b'inzoka bari gukina, kagiye gufata bya biryo, inzoka imwe irakadwinga karababara cyane, gataha kiruka karira. Gasanga ababyeyi bako barakavura karakira, ko barongera bakihanangiriza kutongera gusagarira abandi bana. Bukeye ababyeyi b'inzovu, inzoka ndetse n'ab'agasamunyiga biyemeza kujya kwihanangiriza ababyeyi bako Gakenda. Se wa ka Gakenda arabakira, ababaza ikibagenza. Nuko umubyeyi w'inzovu araterura ati, tuje kubihanangiriza kubw'umwana wanyu, amaze iminsi asagarira abana bacu, iyo tubasigiye ibiryo karaza kakabyiba, cyangwa baba barimo gukina kakabasagarira. Nuko umubyeyi w'inzoka nawe abivuga atyo, ndetse n'uw'agasamunyiga bigenza atyo. Umubyeyi w'Agakenda ababwira ko abyumvise byose kandi ko agiye kugira icyo abikoraho. Uko bandika inyuguti ya I mu cyapa, shushanya umurongo urambuye uturuka hejuru ugana hasi, hanyuma ushushanya akarongo gatambitse hejuru n'akandi hasi. Naho rero uko bandika inyuguti ya I mu mukono, ushushanya uhereye hagati akarongo karambuye mbere yo kugeza hasi, ukagondore ugana iburyo, hanyuma wongera akadomo hejuru. Naho uko bandika inyuguti ya U mu cyapa, bashushanya bahereye hejuru bageza hasi, bagahitamisha umurongo iburyo usubiza hejuru. Uko bandika inyuguti ya U mu mukono, shushanya uhereye hagati nugeza hasi uhitamisha umurongo iburyo, shushanya undi murongo uhereye hagati uwuhetamishe gato ugana iburyo. Amagambo arimo igihekane nta, intare, intama, intoki, uko bandika igihekane nza, amagambo arimo igihekane nza, inzovu, inzoka, inzigo, inzara, inzobe, A ba cha da e fa ga ha I ja ka ra
pa ra sa ta u va wa ya za. ese mwarangije uturimo twa nijoro? Yego nyogoko. Munsi ngiye kubacira umugani w'intare n'imbeba. Intare yarihoreye yiryamira mu ndiri yayo, imbeba ziraza ziguma gukina hejuru y'indiri yayo. Imwe muri zo yurira ibuye ryari hejuru y'intare, irahanuka yitura hasi ikangura intare. Intare ikangutse ikangukana uburakari bwinshi, ifatira imbeba mu cyuho. Imbeba ibonye ko intare iyifashe ntaho yabasha kuyihungira, irayibwira iti ndagusaba imbabazi, singukanguye mbishaka, ni ibyago nigiriye. Mbese ubundi agatumbi kanjye kakumarira iki? Ndekura nzakwitura iyo neza ungiriye. Intare irayiseka cyane, irayibwira iti utambeshya koko, iyo ndeshyo n'iyo ngano yawe ubona wanyitura iki? Ariko irayirekura iragenda, isigara ifite amatsiko yibwira iti ndifuza kubona aho imbeba ishimira intare. Hashize iminsi mike imbeba ijya mu ishyamba gushaka ibyiryo. Nuko iri kugendagenda mu ishyamba yumva umutontomo w'intare. Ya mbeba iribwira iti ngiye kureba icyo kintu ahari kiri mu makuba. Imbeba ijya kureba aho yumvise cya kintu gitakiri. Ihageze isanga ari ya ntare yayigiriye neza, yaguye mu mutego. Imbeba ngo iyikubita amaso, irayibwira iti hinga nze mugenzi wanjye ngerageze kugukiza. Nuko imbeba ihera ko yurira wa mutego wari wafashe intare, icagagura imigozi yari iziritse impande zose z'umutego. Ibona intege noneho ishwanyaguza wa mutego ku neza y'imbeba kandi ariyo ntoya. Birangiye irayishimira cyane, isezeranya kuzabibwira inyamaswa zose ko imbeba yayigiriye neza ikayivana mu makuba. Giraso yiturwa indi.